Reka tubasuze kandi dukomeze kwizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Mwe mwese mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi. Mwebwe mudukurikira muri mu majyepfo y'u Rwanda. Mwebwe mudukurikira muri mu majyaruguru y'u Rwanda. Iburasirazuba ni muri Burengerazuba. Abantu none mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali, namwe turabashimiye cyane. Ngira ngo rero murabizi ko twebwe twitwa Igika TV Rwanda. Ngewe muba muri kumwe umunsi ku munsi. Nitwa Omega Boy. Tuba turi kubana mu makuru abagezweho ako kanya gatanu ku kandi, kugira ngo angenza mbabwira amakuru abari breakings, namwe nkabasaba kugira ngo mujye mukora subscribe. Ngira ngo rero reka twihute cyane ibindi tuze kuza kubijyamo nyuma. Tuze ku nkuru ibabaje cyane. Umuhanzikazi Imana Glorious uyu nguyu yamamaye nka Gogo hano mu Rwanda. Yari afite imyaka 36 yitabye Imana aguye mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo rero nkuko n'ubundi mubizi, ni umuhanzi witwa Gogo yagiye amenyekana aririmba indirimbo zitandukanye, aho mu karirimbo kamenyekanye cyane ari akavugaga ngo I need the blood of Jesus. Uyu muhanzikazi Imana Glorious w'imyaka 36 wamamaye nka Gogo yitabye Imana ari mu gihugu cya Uganda, aho yari yaragiye mwivuga butumwa. Amakuru yimbitse ku cyateye urupfu rw'uyu muhanzi ntago aramenyekana, ariko yari ari mu gihugu cya Uganda muri ino minsi, aho yari yaragiye gutaramira mu gitaramo i Kampala, ndetse ubu ngubu akaba yamaze kwitaba Imana. Ni igitaramo rero yakoze ku itariki 20 Nyakanga 2025 agikorera ahitwa Imperial Royal Hotel. Cyaje no kuzura cyane, cyaje kuzura aho hano mu Rwanda abantu baragitangarira cyane. Rero mu ndirimbo twakubwira Gogo asize ahanze hari yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus. Yabaye nk'indirimbo y'ibihe byose, nk'abantu benshi ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, imufasha kumenyekana kurushaho, ndetse bituma abantu batari bake batangira kumva n'izindi ndirimbo ze zirimo uwo mwana ifite insanganyamatsiko ya Noheli. Muri iki gitaramo kandi nanone yakoze harimo uwitwa Liliane na Bass ndetse na Gabriel Nate. Nanone kandi harimo Peace Mbabazi ndetse na Ana Mulisa, ndetse bose bari kuririmba muri kino gitaramo. Gogo Glorious yaraherutse gushyira hanze mu byumweru bibiri indirimbo yitwa Repent. Yari maze kurebwa n'abantu ibihumbi 14. Kandi nanone Gogo yari yarashyize hanze icyifuzo yatiwo yakoreye cover. Ndetse kandi Gogo yaramaze kwigarurira imitima y'abantu benshi hano mu Rwanda, aho yagendaga akora indirimbo zitandukanye, ndetse abantu bagatangazwa n'ukuntu ari umuntu ucisha make kandi witonda. Gogo Glorious nakubwiye ko yitabye Imana, nta mugabo afite, nta mwana asize, kandi yaguye mu gihugu cya Uganda. Yari afite imyaka 36. Reka tukubwire ngo wowe wamukundaga ihangane, kandi dukomeze gufata mu mugongo abantu bamuri hafi, tubabwira ngo mwihangane cyane. Natwe nk'Igika TV Rwanda tuzakomeza tubakurikiranire uko gahunda zo kumwerekeza mu cyubahiro zizakorwa. Ariko nanone twakubwira ko n'ubundi Gogo n'ubundi yari umukristu n'ubundi wo mu itorero rya hano i Kanombe. Igitaramo yarayutse gukorera muri Kampala cyari cyateguwe na societe yitwa Kitara Kabinungwa Fellowship COO. Ni igitaramo n'ubundi twakubwiye ko cyabaye ku itariki 20, cyaruzuye cyane, abantu bamugaragarije urukundo neza cyane. Gogo Glorious, Imana igutuze aneza. Twebwe twitwa Igika TV Rwanda, ukomeze ubane natwe, turakomeza kugenda tukugezaho amakuru agezweho. Turi kukugezaho inkuru y'akababaro, ni inkuru y'akababaro ya Gogo Glorious
witabye Imana. Ntabwo biramenyekana cyane icyaba cyateye iyi mpanuka nk'uko twabibabwiye, ariko turakomeza tubakurikiranire kugira ngo abantu mudukurikira mujye mumenya amakuru agiye agezweho cyane. Ngiye rero uko muri kubona mu mafoto n'ahantu yagiye ataramira hatandukanye, ubundi arushaho kwiyegurira imitima ya benshi, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gogo Glorious yakundaga gusetsa cyane kuri YouTube, aho abenshi bakundaga kumubaza ngo niba atarashaka, ariko we akavuga ko Imana ikiri kubitegura ndetse ko we bikiri mu migambi y'Imana. Buriya hari igihe kizagera ubundi bigakunda, nawe akaba yashaka umugabo, kandi Imana akaba yizeye ko ko izamuha urubyaro nk'uko yakundaga kubivuga mu magambo. Gogo Glorious yari umuntu ugira umutima mwiza, yari umuntu ukunda gusetsa, yari umuntu utagira ishyari, yari umuntu ukunda umuziki, ukunda gukorera Imana mu ngeri zose zitandukanye, yari umuntu ukunda abantu. Reka tukubwire ngo aho uri komera, twebwe twitwa Igika TV.